arambwira ngo yagiye kureba ngo sheri wiwe ngasanga ari kumwe n'undi mukobwa ngo kandi iyo nzu niwe yishyura arakomanga ngo rega nkigendere ngo harimo umugore umazemo icyumweru. Icyo ngicyo nicyo cyatumye mvuga ngo reka nkore cyane noneho abone ko na bya bindi byose byagiye ntago mbikora kugira ngo we nyine yicuze kuba yarantaye. Abasore benshi akubwira ati ngewe aho kugira ngo nterete umukobwa naterete umuhungu mugenzi wanjye. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Ndabasuje mwese abakunda n'abakurikira Impanuro TV, ibihe byiza cyane kuri mwese aho muri mudukurikiye. Ni kenshi cyane rero dukora ibiganiro nk'ibi ngibi, ariko tubashimire ko mugenda mudutiza umwanya kugira ngo turusheho kugenda tubana namwe mu bihe bitandukanye. Uyu munsi tugeze amahirwe n'umugisha yo kwakira Diane. Ngira ngo abantu badukurikira bitari bya none mushobora kuba mwaramubonye ku gikomere cy'urukundo yahuye nacyo mu bihe bitandukanye, ariko uyu munsi akaba agenda yiyubaka mu buryo butandukanye. Yagize amatsiko menshi cyane yo kugera nganira nawe, ariko uyu munsi nibwo bigiye kuba byiza cyane ko tubikora. Hari byinshi cyane uyu munsi nyine ngo twabasha kumwigira, twabasha gukora kuganira nawe, ndetse n'abandi bantu batandukanye bagiye bahura n'ibyo yahuye nabyo byabasha kugenda neza cyane. Ntabwo umunsi tuze kugaruka cyane cyane ku nkuru z'urukundo n'ubundi twabiganiyeho mu bihe byashize, ariko uyu munsi turaje tuganire ku bikorwa ndetse n'ibindi runaka ari kugenda akoresha kugira ngo arusheho kugenda yiyubaka, ndetse dore ko ibihe bitamworoheye, ariko iyo muri kumwe nawe agenda arushaho kugenda amenya ikijyambere n'icyo yakagombye gukora cyane. Ndiye pase kwizera rero mugiye kubana muri cyo kiganiro cy'umunsi. Diane, turagusuje cyane. Amakuru y'iminsi? Amakuru ni meza cyane. Umwaka mushya muhire. Yego namwe. Ubwo mu bantu bakize cyane niko baje. Nashikamenya ngo uri umukire. Barambeshyera. Ariko kubera Imana bizaza. Hari abantu badukurikiye ngire ngo ino mwanya kugira ngo ubasuhuze. Hari abantu benshi cyane bagiye bakura ku mutima n'inkuru yawe. Bamwe baraguhamagaye, abandi bagiye kubona amanota n'ibitekerezo bitandukanye. So n'umwanya mwiza kugira ngo ugire ikintu babwira abantu batari bakukubona, cyangwa se abantu bashaka kumenya Diane. Ni munsi tuganire, umunsi tuganire nabo bakumenye. Diane, amazina yanjye n'ubundi numerwa Diane nk'ibisanzwe. Uko gushima Imana n'abantu bake. Meze neza cyane. Ikiganiro nagira ahangaha ubushize shana kubeshya pasi nahamagaye n'abantu, ariko abenshi ugasanga n'ubundi nabaciye muri bya bintu. Ndabyibuka wande hari umukobwa yanyuze kumpamagara wimo Iburera, nubwo Iburera se ntuhazi za Majyaruguru. Iburera arambwira ngo yagiye kureba ngo sheri wiwe ngasanga ari kumwe n'undi mukobwa ngo kandi iyo nzu ngo niwe uyishyura. Nimba umukobwa akurikirana Impanuro TV araza kubyumva, ngo kandi iyo nzu niwe yishyura. Arakomanga abaturanyi barangije baramubwira ngo rega nkigendere ngo harimo umugore umazemo icyumweru. Ari wowe wishyura? Ni ukuvuga nyine impamvu nari mbivuze, hari abantu benshi cyane babuze n'umuntu baganiriza. Ni ibibazo biba bitandukanye, gusa urumva uwo n'umwe. Ni benshi cyane ntabwo twagenda tubagaruka. Ni benshi cyane banyandikiye, gusa ikintu cyo nabonye ni uko abantu benshi bakennye umuntu baganiriza. Aya mahirwe rero reka tuyabyaze umusaruro, ariko twizere ko n'abandi bose bahawe ikaribu n'ikaze ku biganiro byacu. Ushobora kuza rwose ukatwara cyangwa se ukaduhamagara kugira ngo tugere turushaho kugenda tubana mu bihe bitandukanye cyane. Uyu ni Diane nawe ngire ngo yanyuze mu bihe bitandukanye nk'ibyo ngibyo byose, ariko cyane cyane ko umuntu agomba guheranwa n'agahinda. Hari benshi cyane bafata ibyemezo bigayitse byo guhemuka, haba ku wabahemukiye, ariko ubundi si cyo gihembo ngire ngo cyiza cyane. Uyu munsi wa none wowe ku ruhande rwawe uri gukoresha ubuhe buryo kugira ngo urusheho kwiyubaka? Ese uyu munsi uhagaze gute ku bijyanye n'urukundo? N'abacitse ku rukundo se, cyangwa mu by'ukuri hari izindi nzira nshya watangiye? Muri iyi minsi rero pasi ikintu cyatumye nkomera, cya mbere ni ugusenga, cya kabiri ni ukwizera yuko nshoboye. Nyine ukumva yuko ibyo byose byakubayeho bitandukanye nibigiye kukubaho mu myaka yawe iri imbere. Ukumva yuko ejo hawe heza ahubwo ariho hazatuma wa undi wagutaye anicuza icyatumye akavuga ati wayi nataye uriya muntu, sibyo? Icyo ngicyo nicyo cyatumye mvuga ngo reka nkore cyane noneho abone ko na bya bindi byose byagiye nyine ibyo ndi kugera hari byo byinshi kurusha kuba ibyagiye.
kuki bitagukomerekeje kugira ngo wenda ucike intege ugende uheranwe n'aka gahinda ahubwo uhaguruka uvuga ati reka ngire gutya ndebe ntumbere imbere cyane? Ntabwo navuga ko bitankomerekeje, ahubwo wenda bishobora kuba byarankomerekeje mu buryo bw'imbaraga. Kunkomeretsa ko byarankomerekeje kuko mu bantu bumvise story yanjye byamfashe igihe kinini kugira ngo bimvemo, ariko ngira ishyari ryiza. Burya abantu ngo bajye bagira ishyari ryiza. Kugira ishyari ryiza ni ukuvuga ngo revenge yo kugira ngo njye kumukorera ikintu kibi cyangwa njye kumugambanira mukorera ikintu kibi. Njye nakoze ahubwo kugira ngo nkore cyane abone yuko nyine yibeshye. Ntaricuza se? Ntabwo mbizi, ariko nta nubwo mbikorera we, mbikorera ngiye kugira ngo nyine mbe ngewe wanyawe, ku buryo n'umuntu yaba mama wanjye ba proud yanjye, yaba inshuti zanjye, ntabwo mbikora kugira ngo we nyine yicuze kuba yarantaye. Ni uburyo bwiza cyane gukora cyane ngo bihesha umugisha iyo wabikoze n'imbaraga kandi n'ubwenge Imana igenda ibigufashamo cyane. Navuga ngo nagize amatsiko menshi cyane mu minsi yashize bitewe n'ibikorwa runaka nagiye mbona ugenda ukora. Ubushize watubwiraga ko ukora mu bintu bijyanye n'imyenda, fashion, baracuruzaga ibintu bijyanye n'imyenda, ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko uyu munsi wa none twavuga ngo nibyo kirimo cyangwa ugenda ufungura n'ubundi buryo bw'izindi nzira z'ubuzima kugira ngo wenda ubake ejo hazaza hawe. Ngira ngo ni igihe cyiza cyo kugira ngo uhereze inspiration abandi bana b'abakobwa ndetse n'abadamu. Ikintu cyo cya mbere nabanza kubwira abantu, abakobwa cyangwa abadamu cyangwa n'undi muntu uwo ari we wese, kuko ntabwo umukobwa cyangwa umudamu ari bo bonyine bakomereye. Uyu munsi twavuga ko uri mu bijyanye n'iki kugira ngo wenda urusheho no kugenda uhereza inspiration abandi bana b'abakobwa ndetse n'abadamu badukurikiye bageze mu byo wahuye nabyo. Nibyo nari ndi kukubwira. Ubundi ntabwo umugore cyangwa umudamu aribo bakomeretse bonyine. Hari n'abagabo benshi babwira barakomeretse, hari abasore benshi akubwira ati ngewe aho kugira ngo nterete umukobwa naterete umuhungu mugenzi wanjye. Sibyo, bitewe nuko ntabwo ari abadayimoni. Hari igihe umuntu agutera igikomere ukumva uhuzwa n'umuntu nyine no kwitwa umuntu, ukajya wumva umuntu wese wamuntu ukamubonamo nk'undi. Sibyo, nyine harimo abantu benshi bafite ibikomere, ariko ikintu cyo gitera imbaraga cyangwa ikintu cyo nababwira gishobora gutuma nyine uva muri cya kintu ukajya mu kindi, ni ukumva yuko ushoboye, ukumva yuko ubuzima bwawe butarangiriye aho ngaho, ahubwo bugomba gukomeza bukanarengaho bukaba na bwiza kurushaho. Rero ngiye ikintu cyatumye ngira imbaraga nyine nicyo ngicyo, nuko no kuva na kera numvaga, narabivuze no mu kiganiro, yuko numva nshaka kuzaba umukire, nkigira nyine nkabaho nta ubuzima bwanjye budashingiye ku wundi muntu, atari kuvuga ngo ndasaba umugabo wanjye umunyu, amavuta, iki, sibyo, ahubwo tukabaho nyine twunganirana. Sinzi niba byumvikana. Ni ukuzuzanya niko babivuga. Ni kuzuzanya. Niyo mpamvu rero ngiye nicyo kintu cyamaye motivation yo kuvuga ngo no gucuruza imyenda ndabikora, ariko ndavuga se hari n'ikindi kintu gishobora gutuma nanone mbona amafaranga, cyane ko nanabikunda ibintu bya tourism. Ubu ngubu muri iyi minsi bisa nkaho ari byo mpugiyemo. Uri mukerarugendo ubu ngubu, abaturiste nawe uri umuturiste. Kereka nka experience yo muri Nyungwe. Reba ingano yanjye ndi kuzamuka umusozi. Si byiza se ugenda ufeeling? Biba biri fun, ariko navanyemo n'imvura. Natashye nabyitse ndi kwabara amatako. N'ubu ngubu bazongera bareho ugiye kujya ni harehare cyane. So ni birebire, ariko navuga ngo birimo inyigisho nyinshi cyane. Yenda kuba ubikunda ni kimwe, kuba waragize amahirwe yo kubikora ni ikindi, ariko inzira yo kubitangira navuga ngo ni ikomeye cyane. Igitekerezo cyo kubikora bino bintu bijyanye n'ubukerarugendo cyakujemo ryari, wagitangiye gute, ese ko bisaba ubushobozi buhambaye? Ufite sponsor? Na sponsor mfite. Erega reka mubwire, ni ukuvuga ngo ushobora kuba mfite igitekerezo, ufite amafaranga, ariko utafite ikintu wayakoresha. Biba ukaba wumva wakora amafaranga uyafite kuri konti, ariko watekereza nk'umushinga ugiye gukora ukawubura. Noneho ngiye naza naguha igitekerezo, nawe nayo amafaranga ufite twabifatanya tukaba twakora ikintu kizima. Ndi muri urwo rwego rero nanjye natangiyemo. Nari mfite igitekerezo ariko nta kofi, mbwira mugenzi wanjye, nawe ntago afite menshi, turarangije arambwira ati icyo gitekerezo ni cyiza cyane, nk'urubyiruko rw'u Rwanda akazi karabuze. Sibyo, ariko nk'ibintu nkora nshobora nko gukora tuwa imwe nkahereza nk'abana 10 akazi. Tuwa imwe ugahereza nk'abana 10 akazi? Gutese ubwo ni kuvuga nshobora nko kuvuga ngo ndi gupanga wenda trip tuvuge yo muri Nyungwe. Reka tuvuge iyo ushize mwakoze muri iyo muri Nyungwe, yo muri Nyungwe, nkavuga nkeneye abantu bazancururiza amatike.
ntabwo nzajya kureba abo ntazi nzahera kuri rwa rubyiruko nzi twiganye badafite akazi sibyo muhamagare mbwiye mfite trip niyi musobanuye gutya training nk'iminota 10 nta nubwo bitinda nambwiye wegenda ugurishiriza amatike urugero nimba tike ari wigurisha 3000 agafataho 2000 nagurisha itike 10 se ntari wabonye amafaranga amukemura ikibazo cyo muri uko kwezi cyangwa akagura niyo nkweto yifuzaga kugura nta bandi bantu mbwiye ngo nta undi muntu abwiye ati wampaye ubu cyo n'ikindi gitekerezo cyaje gutanga akazi no ku bandi bantu ariko twavuga ngo urugendo tuvuga uruheruka mwakoreye muri Nyungwe hari izindi nyinshi cyane mwakoze ariko reka tuvuge ku ruheruka yanda biba byoroshye ubundi gutegura ziriya ngendo ko abantu benshi cyane bibaza ibintu biberamo hari abantu babona ari ibintu byiza bakabona amafoto ni meza abantu baswe ngo mwakize karabaye pasi muri isi nta kintu na kimwe cyoroha waye bucuruza gataro aravunika ya bucuruza muri downtown aravunika ya bujya kurangura Dubai aravunika kabe n'ufite uruganda rubikora ibyo byose kabe n'ufite uruganda rukora ibyo byose aravunika nta kintu na kimwe muri isi cyoroha cya mbere ni ukuba ugikunze ikintu ugiye ukagikora ugishyizeho umutima imbaraga zose nyine zagutwara icyo kintu ubona inyungu zacyo haciyemo igihe ntabwo nakubwira ubu ngubu natangiye kubona inyungu ya hatari nuko mbikunze mbikora mbikunze kandi sinshobora kwifuza sinshobora kubura amavuta yo kwisiga sinshobora kubura amafaranga yo kwishyura inzu urumva ni ikintu nyine cyiza sibyo kandi nanone ikindi kirenzeho gishobora no gutuma umenya n'u Rwanda nk'ubu ngubu umuntu akwandikiye ari nkanze akabwira ati ninjya mu Rwanda ni hano nzasohokera atamubwira nazasohokera kuri butike yo muri quartier kandi hari uduce twinshi mu Rwanda twiza pe ushobora gusohokeraho ukavuga ati wajya unasohora ifoto akavuga hase ni mu Rwanda ntibibaho kaba ahantu ntabwo nari mpazi sibyo nyine dukeneye gukunda ibintu byacu mbere yuko tunabikundisha n'abandi gahunda ni visit Rwanda ubu gahunda urayishyigikiye gukunda u Rwanda ukunda u Rwanda no kurukorera twese nk'umuntu umwe byose bikagera neza twavuga ngo zino ngendo akenshi yenda abantu bavuga ngo umuntu umwe wakishyura tuvuge ni 65 50 se n'urugero umuntu akibaza aya mafaranga ko ari menshi ubundi umuntu ayakonsoma gute abantu batari kuyakonsoma imbwa y'amafaranga atari kumva ngo biragenda gute na gute yenda zina ngendo ni ikintu kiba kizishe binyuma gishobora gutuma rwishyura amafaranga menshi bitandukanye nuko yenda ibindi biba bimeze cyambere kiruta ibindi ni experience ntujye wumva muri Nyungwe ngo uhabone ku mafoto uhabone mu mavideo uhabone abandi bahagiye cyambere ni experience nawe uba uhakuye kuko iyo uhagiye sha wiga ibintu byinshi bitandukanye wize biki kwagiyeyo urugero rworoshye iyo najyaga ndeba nk'ikiraro kanopi nkabona ni nk'ahantu hanini ngezeyo nsanga ni ahantu ujyamo wenyine gutya ku buryo nta n'undi wagwagara gutya ku ruhande umeze uko ikindi binateye nyine iyo ukikandagiraho wumva ufite ubwoba kuko kiranyeganyega urumva ni experience yindi ubukuye ku buryo n'abana bawe iyo bamaze kuzuza imyaka yo kujyayo ushaka kubabwira ati ariko hari experience nakuye ahantu murabyiga mu mashuri ariko muzanageyo nzanabajyanayo nyine mu birebe kuko nk'abantu twajyanye muri trip bose birwambwira ati ntago muzongera kunsiga kuko harimo nk'abantu bari ubwa mbere babigiyemo bumva ibintu gutyo mu bitabo babona ko akabyumva nyiravayo he nubwo bubigira kamubwira dufite trip ngibyo ni byabahaze sha ngo murahashwe kandi ntago ari ibyabahaze oya ni ikintu buri muntu wese yagakwiriye nyine gukora kumva afite inyota yo kumenya ibyiza nyaburanga biratse kumenya ibyiza nyaburanga bitatse igihugu cy'u Rwanda namwe banyamakuru ahubwo mujye mugerageza mutembere munatembereze n'abantu ahubwo mujye mutujyana kugira ngo tubyereke abantu nimutwishyuze ngo nimutwishyuze ako bose none se sibyo twazatibabwira abantu ntacyo nzajya nguha promotion ngayo ngo kubu nagiye rero ntabwo ugomba tugiye kwerekeza rero ko mpaye promotion trip ya vuba ni yaryari kugira ngo trip ya vuba niyo kuri 12 na 13 z'uku kwa kabiri turi kwitegura ni weekend ya Sevalent kubakundana hano rero udafite umukunzi ndumva aho ngaho oya ariko iyo bundi sinzi impamvu wenda nge mbyumva bitandukanye n'abandi yavuze mu munsi w'abakundanye kuri cyo utakumva kandi n'urukundo ukunda mama wawe kandi ni umunsi w'abakundanye sinzi wenda abantu baba kamase shaka bari karemano cyangwa urw'ababyeyi cyangwa urw'abavandimwe ariko narwo ni urukundo ariko ni rw'umwimerere ni narwo rw'umwimerere ahubwo kuruta uko urw'ukunda umuntu muhuye mutari musanzwe muziranye Sevalent tuzi ko ari umunsi w'abakundana rwa rukundo rw'akaramata oya akaramata ubyiyongereho ni umunsi w'abakundana tuvuye nk'urwo
cyangwa abo bakundanye ushobora no kwibuka ex ubwo mama wawe yakunze papa na papa garukunda mama n'urugo kuri Saint Valentin oya buriya simbizi wenda abantu cyangwa urwo kimenye yakunze muyango na muyango garukunda kimwe n'urugi sinzi ariko njye numva yuko nimba ari umunsi w'abakundanye nyine n'urukundo ukunda umuvandimwe wawe n'urukundo ukunda umubyeyi wawe narwo nabyo biba bigomba gukonta oya byose birajyana n'urukundo nta rukundo ya n'urukundo rwuzuye rero ntabwo bivuze ngo umunsi w'abakundanye gusa cyangwa se umugabo n'umugore cyangwa fiance na fiançaille ya ntabwo ari cyo bivuze gusa nawe ubwawe ushobora kuzana famiye yawe mugavinga fani ni ahantu heza cyane hari umucanga aho ni hehe ariko ko numva Rutsiro abantu benshi akarere ka Rutsiro harimo n'abantu batakaza ariko hari ikipe y'umupira w'amaguru yitwa Rutsiro FC ni abantu benshi niyo bazi ariko ntabwo bazi ko hari ibikorwa byinshi byiza ushobora gusura hitwa Rusheri Boneza niho hantu heza nageze ntakubeshya mu Rwanda oya hano nagiye twigize kuhajya wari uzi ko haba ntuza plage imeze kuriya oya ntabwo nari imazi ariko byarantunguye cyane hari abantu bakomeye cyane bafite amahoteli hano mu Rwanda simbavuze amazina ariko batayamamaza oya yaramamaye ariko kujyayo ubwayo yaramamaye ubonye n'ifoto irivugira cyokoze hano nahagiye twatugiye muri konseri iwawa ko hariya niho ubundi iyo wanyuze inzira y'ubutaka ni hari ufatira ubwato ubundi wanyuze cyangwa se ugaca ku Gisenyi ariko hara niho hafi cyane hano twafata ubwato twambuka tujya muri konseri iwawa ariko ari ahantu ni heza cyane wari hatekereje gute wamenye gute ni ukuvuga ndakwemeye hara niba warageze Rusheri njye njya bibwira abantu no hantu honyine mu Rwanda okay ni ukuvuga mfite kampani ya Alpha Tour nkorana na mugenzi wanjye akarusho twebwe nyine dukora mugenzi wawe ni mukorana muri iyo kampani yagize ngo ni yawe 100%. oya nabikubwiye ngo ahari ababiri Imana irabasanga ngo babiri bakuna baruta 8 urasara niba mfite mugenzi wanjye dufatanya ni ukuvuga mbere yuko twebwe tujyana abantu muri trip turabanza tugasura aho hantu sibyo tukasura tukareba ibyiza byose dukorana n'uturere dutandukanye nk'iyo tugeze mu karere bahita batubwira uduce nyaburanga ushobora gusura ugeze mu karere kabo tukadusura tugafata amashusho tukayashyira kuri YouTube yacu yitwa Alpha Tour Channel bajyeho babirebe hari n'ikiganiro kiriho cyaho hangaho tuzajya kuri Rusheri ku itariki 12 na 13 tuzararayo tuzasura ibintu byinshi bitandukanye harase ko ari heza muzabajyana n'abantu wahaba ngo nakarwa ngo niba rakiki karakarwa rero yengeze urumva nyuma yuko enda mwebwe muhasuye ikintu yenda kidasanzwe urumva hari ibikorwa nyaburanga abantu badashobora kubona ahandi ariko n'iki kintu hari abantu badukurikiye yenda kugira ngo wumva bifuza kujyana namwe ariko mbibakangurire nanjye ari ahantu ntabwo muzansiga kuko hari amazi ari ahantu usigaye rwose waguhombye kuko niho hantu honyine nabonye mu Rwanda haba plage nini cyangwa se beach umucanga munini cyane uva nganga ukamenuka Nyarugenge niho hantu nabonye habi byiza niho haba inyoni posting ifoto bahise bambwira ngo hase ni mu Rwanda oya ni heza cyane noneho abakina za beach volley hari ibibuga byinshi bya hari ikibuga cya volley hari ibintu byinshi ikirenzeho hari nk'abantu bajya babona ikawa ariko batazi uko ritegurwa tuzana batembereza barebe ukuntu ikawa itegurwa kugeza aho igiye kubera icyayi bazabajyana ku karakarwa tuzakareraho ihene n'ifi n'inkoko for days too niho tuzaspendingira like amasaha 3 muzabajyana ni wawe se aya iyo wambutse hakurya ariko ubu uri kuhareba n'ubundi uhagaze muri hariya muri karakarwa uri kuhareba hakurya ureba no muri Kongo yo hakurya yawe ijwi urireba hakurya bakubabona ahantu ko ari heza abakunzi bacu n'abanyi n'ukuri twishimiye kuzabana namwe birenze kugenda rero hariya hantu bisaba iki kugenda hariya hantu ntabwo bisaba tuzamarana iminsi 2 ntabwo bisaba ibintu byinshi birenze cyambere no kuba bikunze ufite n'inyota yo kumenya no gutembera u Rwanda cya kabiri no kuba ugiye kumfasha mu gutera imbere kwanjye ufasha n'urundi rubyiruko muri rusange kuko ntago nzajya nkona njyenyine hari n'abandi dukorana icya gatatu ni amafaranga birumvikana kujya amafaranga nange kuko rurugero rwahariya ni rurerure
ni rurerure ariko ntabwo twigeze twifuza ibya mirenge sibyo kuko icyo ndi gushaka gukora cyane ni ukubanza gukundisha abantu iby'iwacu. Ntabwo rero nigeze nifuza ibintu bya mirenge cyane, si make si na menshi ugereranyije n'ibikorwa tuzakora nta nyungu y'ibya mirenge irimo. Ntabwo natinye no nari nkibanza kubasobanurira umuntu umwe ni ibihumbi 70. Ko numva ari transport yonyine. Nyine nibyo nakubwiye ngo harimo n'abantu benshi bagiye badufasha sibyo, abaterankunga bacu ndanabashimira cyane 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 bavuge. Harimo Speranza ya tuzagendana n'ibinyobwa byabo ku bantu babikunda rwose ntabwo bazicwa n'icyaka. Harimo Kigali Flavors. Ikora ibiki? Kigali Flavors bakora ni like ni nka coffee shop, bagira ikawa nziza cyane cyane cyane, mbifurije kuzajya. Bafite na brand muri Kigali Arena. Muri Kigali Arena? Yeah. Bari hejuru ndakuraye. Ntabwo bari hejuru kuko ibiciro byabo biri hasi kuko ni ukuvuga twe turi mu gukundisha ibintu byacu Abanyarwanda. Mbere yuko abanyamahanga babikunda. Uzi ko biragoye kugira ngo uzabone umunyarwanda wicara nk'ahantu muri restaurant yake coffee. Tuzi ko ari z'abazungu. Kandi ari ibintu bikorerwa iwacu. Badukwiriye kubikunda mbere yuko bo babikunda. Bazabasha kugenda basogongera ku ikawa barya ihene. Bafata ifi bayirisha inkoko. Bega buzima we. Bafata ifi bayirisha. None se nka couple ntabwo nta couple hariho discount. Umuntu umwe ni 70. Ariko ubu ngubu dufite discount kugeza kwa kabiri. Ejo niho izarangira y'10%. Kapo ni 120. Ubwo hariho discount ni 110. Mushaka amakupure, ushaka umuntu mwitiza uvuga ati reka tube couple batugabanyiriza. Oya nagiye bica ari myiza. Rata niyo technique. Ibaze umwitije wagera ugasanga ari nka fiance. Hari ikibazo se mwapfa yapfa kuba yishyuye yageze. Bekije technique niba ufite amafaranga makeya reba undi muntu ku ruhande uvuga ati reka twihuze. Kuko turi couple. Si byose bitwaye iki. Okay, wasanga nabyo bashaka kubigiramo umugisha bahagera ugasanga Imana irabikomeje. Gukinisha kuryo kabihagiramo nyamara bya bintu byakunda cyane rwose. Yeah. East Africa na amadolari 90, international ni 130. Harimo transport, harimo kurya, harimo kubagaidinga muri tour, harimo aho kurara ni camping, tuzarara mu matente, harimo abantu bajya babibona nabwo bakabyita ngo ni iby'abazungu. Ubwo nzi ko biba bikonje biriya bintu nigeze kurara muzi ko abakonje sanga ubwo harashyuwe. Ahubwo nta urugira ukiyorosora. Ntabwo hari abantu babashinze ukuntu gakoze kari akanyagwa kandi bamuna ari isashi. N'ubundi buhanga nayo ni indi experience abakunzi bacu bazunguka. Yeah. Yareka yenda ntabwo ndaza gufata umwanya munini kugira ngo komeze kugenda bita ku bantu ariko nashaka kumenya abantu bashaka kugura amatike, abantu bashaka kujyana namwe, abantu bashaka kubukinga nyabona. Hano ni ujyayo uzaza urebe hahantu cyakirwa kiwawa urebe abantu bajyana niba urebe ahantu baba bari bafayamana. Ayimo na photoshoot nako gafota azagacyura. Kugira ngo azajya avuga ati hari ahantu. Mukameramani mwana mubonye. Abahizi nanakikorera. Nanakikorera ariko sinamwe muzamuhari muzadufasha. Ni byiza cyane ariko ubwo buri kimwe cyose kiba cyateguye ni company ntabwo ari cooperative. Buri kimwe cyose wanakiri ready. Noneho kumushaka kugura tike kubakoresha Instagram yacu ni Alpha Tour 250. Alpha Tour yo mushyiraho se na Omega. Tagira ni company. Yego. Yani Alpha Tour 250 kuri Instagram yacu. YouTube channel ni Alpha Tour channel. Noneho nimero ushaka guhamagara ni 078 14 25 801. 01. Yeah. Zitabwa kizaza kuza no kuzandika. Ndazandika ninde uzitaba? Customer care. Yeah. Ni byinshi cyane ndatwaganira byinshi ariko ngire ngo urwo rugendo na ahantu heza cyane nanjye ndi mu bantu bagenda u Rwanda nagenze ku mazi yo mu Rwanda ngenda kuyahehe. Ariko warageze urakosoye. Na ahantu heza cyane n'umuntu wese na ewana nashishikariza kuhajya. Turiya turwa turi hariya inyoni ziba zihari zinyuranamo imisambi. Haba inyoni z'ubwoko bwinshi kandi nziza. Gende murebe baba. Aba n'ibiti by'imyembe, hari imyembe yeze nayo muzayirya. N'imbuto n'imbuto nayo si wahabonye se hari bafite ibintu nyine by'umwimerere pana kuvuga ngo uvuye iyo ukeneye ikintu bo baragenda bakagica bakakikuzanira kikimeze neza pana kuvuga ngo byavuye muri frigo.
babyita rujinari, ni rujinari ya ni umwimerere wabyo. So abantu bifuza kujyana namwe Imana ibaha umugisha, ariko ushobora kwibaza se ko ntayafite yose waba wahaye makeya andi nkazayabaha tugenda bitwaye ikintu, ibyo ntimubyemera? Nabyo nta kibazo. Cyangwa ukavuga ati se ko ndi kuburaho bibiri ntabwo mwanjyana? Kuko ibintu byacu ni umuryango, ni urukundo, kuko ndi gushaka kubaka ikintu kimeze nka famiye, ku buryo na bya bibazo n'ubundi buri muntu tugenda tugira mu buzima busanzwe ushobora kwisanga nko muri iyo groupe ukababonamo nk'umuntu ukabamuganiza ikibazo cyawe ukaruhuka. Kuko naje gusanga iyo uvuze ibintu bikurimo urabohoka. Nawe warabohotse ubu? Barushye n'abaremerewe bararuhuka. Inama naho abantu nuzajya wumva urushye ujye ushaka umuntu wizeye cyangwa utazi. Uruzi kubwira umuntu utazi ni sawa, kuko nta hantu yagenda kuvuga. Abantu benshi batinya kugira ngo batinya ko baba nimubwira ibyanjye arabibwira Pasi abibwire nde nande, ariko iyo uganirisha umuntu urabohoka. Akarusho muri trip yacu nuko harimo bano bantu bashinzwe kuganiriza abantu, psychologue. Ku buryo iyo uje urushye ushaka umuntu kuganiriza mwenda aho tuzajya kwicara ku mazi ufata n'akayaga mukaganira nyine, ku buryo uhava wabaye mushyashya usubira muri business yawe abantu umeze neza. Ko numva mutarabaho yitwa Alpha Tours. Wifuza kujya ije guhindura byinshi cyokoze nimuca agasuzuguro k'amakampani amwe namwe twagiye tujyamo tukada ducika ku bintu bijyanye na trip. Hari abantu bacitse kuri trip kuko bagenge n'abantu batari professional. Hari abantu benshi njya mbibwiye akavuga ati nawe wasanga uri promising ibintu abantu ntubikore, ariko ngiye ikintu cyo mubwira ndabwira ngerageza. Sibyo? Ngerageza, noneho ibyo nagusezeranyije ntabikora wenda utaha uzabone kungaye, ariko winjajinga utaranabona ibyo dukora. Abantu bakomerekeje abandi muri ubwo buryo, nanjye nakomerekeyemo nakubeshya. Nawe rero uzazi. Nzaza. Ako iyo muri Nyungwe arabibonye ko byagenze neza cyane. Arango babahereza ngo ubuki mugenda muburya muri trip Ari byari sawa cyane rwose. Rero iriya yo izaba irenze niyo twakoze. Ni byiza cyane kuzataramana nabo aho hantu. Ayo mafaranga yo ni make cyane. Apari nge numvaga ari nk'ibihumbi nk'ijana bitewe n'ukuntu mpaza ari kure. Ntabyo kwifuza mu Banyarwanda, kuko turi gushaka kubanza kubakundisha iby'iwabo, ku buryo n'ubutani wabwira umuntu. Niyo wabwira umuntu oya urumva warahagiye, sibyo uzi ubwiza bwawe uzi n'ibyo twaguhaye, sibyo ubutashobora kubwira ati kujyayo ni ibihumbi 100 ukahita uvuga ati ariko kuko nagiyeyo mbona ibyo nabonye birenze nuko kuko wijyanyeyo shanyeka yuko ni 500 byarenga. Ariko kubw'ubufatanye nyine kubwa famiye biroroha. Okay, ni byiza cyane rero cyane, reka tugushimire. Izo nimero ushaka no kumuvugisha yazitanze, cyangwa se nawe wazirenga ukazisoma ukamuhamagara, cyangwa se ukajoininga izo chaîne zabo zitandukanye. Hari Alpha Tour channel kuri YouTube, hari Alpha Tour 250 kuri Instagram. N'ahantu horoshye cyane, cyangwa se ugamagara kuri izo nimero za telefone mukabasha kuba mwavugana. Reka tubashimire ku bikorwa bitandukanye mugenda mukora mu gukundisha abantu u Rwanda. Ni byiza cyane, ni bwa budasa tugomba kugenda twubakiraho, tukagenda twigira, ariko tudacigi kuba mu gihugu ahubwo dukundisha abantu ibyiza by'iwacu. Ni mu Rwanda rero kugira ngo tutazajya mubarirwa ibyiza by'iwanyu ariko zikubona abagore bazibyiza by'iwacu. Yego bibabaje ariko. So is very shameful. So ntabwo ari amafaranga menshi, ariko nta nubwo ari makeya cyane utamva avuze gutyo, ariko mu by'ukuri kushaka kumenya icyo ntabwo cyaba ari ikiguzi cyo kugira ngo umenye. Ariko Imana ibafashemo bigende neza, Imana ibahe ubushobozi mashe kugera nabo, Imana ibashyigikire cyane. Bose mukorana na Alpha Tours, kandi mu batera inkunga nabo bazamuka, tubone ejo ibikorwa byinshi cyane by'ubukerarugendo bizamuka no iwacu mu Rwanda. Ni byiza cyane mukomeze kugira byiza. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.